Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Ubuzima buri mu maraso. Ubuzima buri mu maraso nk'uko tugiye kubibona. Ujya wumva abantu bavuga ngo ubuzima buri mu maraso, ubugingo buri mu maraso. Ubugingo bwa muntu buri mu maraso nk'uko tugiye kubibona. Izi ni imvugo dukunda kumva nko ku bantu basomye Bibiliya, twerekana uko ubugingo buri mu maraso. Imana ijya kurema muntu yaramuremye imwita Adamu. Adamu nk'umuntu mu giheburayo ni inyuguti Aleph, Dalet, Mem Sofit. Adamu. Adam. Aleph ikaba ihagarariwe n'Imana. Dam na maraso. Dam. Dam mu Giswahili nabo bavuga ko dam ari amaraso. Dam. Urumva kugira ngo igiheburayo, Igiswahili, izo ndimi zose zihure, dam biba amaraso. Adam ni ukuvuga ngo Imana irema muntu yamuhaye amaraso, noneho imugira umuntu, iramurema, imwita Adamu. Imana n'amaraso biri hamwe byaremye umuntu. Urabona nyine tubaho dufite amaraso, ariko kubera ko Imana yaturemye mu ishusho yayo. Ni ukuvuga rero iki Imana itubwira ku byerekeye amaraso kugira ngo tumenye ko ubugingo buri mu maraso. Imana imaze kurema mu Itangiriro 9:4. Urumva Imana imaze kurema, gushyira ibintu mu mwanya wabyo, ariko itayibuka ngo ugomba kubwira abantu icyerekeye amaraso. Amaraso. We muntu wumva wamena amaraso iyo muntu, subiza ubwenge ku gihe wumve icyo amaraso asobanuye. Ubugingo buri mu maraso. Itangiriro 9:4. Mbere yo kujyayo, hano Imana iravuga ngo wirye inyama zikirimo amaraso, kuko ubugingo buri mu maraso. Wirye inyama zirimo amaraso. Kumwe ujya muri restaurant bakubwira ngo turaguha inyama se ihiye neza, ihiye mo hagati, cyangwa se igifite amaraso. Ibyo bita ngo viande. Abantu bose ukabona barabishidukira ngo barya inyama zikirimo amaraso. Ibyo bintu biciye ukubiri, bihabanye n'ijambo ry'Imana. Wirya inyama zirimo amaraso. Nkimara kubimenya, nkabisoma nkabyumva muri Bibiliya bwanjye, nahise mbona ko ari kizira. Ni gute urya inyama irimo amaraso? Reka turebe rero icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu kurya inyama zirimo amaraso. Itangiriro 9:4. Reka kurya inyama zirimo amaraso. Reka kurya inyama zirimo amaraso. Ntuzarye inyama zirimo amaraso. Iyo ni Itangiriro 9:4. Imana irakomeza mu Gutegeka kwa kabiri 12:23. Reka tureke batubwira. Umenye neza, ubyibuke, nturye inyama zirimo amaraso, kuko amaraso nibwo buzima, kandi ntugomba kurya ubuzima ubuririye mu nyama. Nuvuga iyo uriye izo nyama zirimo amaraso ni nkaho buriye ubuzima, kuko ubuzima buri mu maraso. Iyo ni Imana ikubwira mu ijambo ryayo ngo wirye inyama zirimo amaraso, kuko ubuzima buri mu maraso. Abarewe 19:26. Urumva Imana ndacyakubwira nuko turi muri ubu buzima bwo muri ino si, ntabwo tureba neza agaciro k'amaraso. Niyo mpamvu abantu bamena amaraso ko bashatse bakicana, ariko Imana reka tureke tubwira. Abarewe 19:26. Wirye inyama zirimo amaraso, kuko ubugingo buri mu maraso. Wirye inyama zirimo amaraso. Wirye inyama zirimo amaraso. Mu Itangiriro Tegeko wa kabiri, Abarewe
Imana akomeza kubwira ngo wirye inyama zirimo amaraso, wirye inyama zirimo amaraso, kuko mu maraso niho hari ubugingo. Icyaha cy'inkomoka cya Adamu, burya tukita icyaha cy'inkomoka kuko kigendera ku maraso, ku bisekuruza n'ibisekuruza bigenda ku maraso. Ariko Imana twagize nuko Kristo nk'umukiza wacu, we ntabwo bimureba, ariho tuza no kureba impamvu yaducunguye, ariwe wavuyemo akaza kuducungura, kuko Kristo nubwo yavutse akavuga kuri Bikira Mariya, kuri Mariya, ntabwo we icyaha cy'inkomoko kigendeye ku maraso cyamufashe, kubera ko yavutse kubw'umwuka, ku bwa roho y'Imana, yaje ikaba muntu. Ntabwo yafatiye kuri Yosefu ngo aba afite icyo cyaha cy'inkomoko, gifatiye kuri Yosefu kuko yabyawe kubw'umwuka. Nuko rero Kristo yacitse icyo cyaha cy'inkomoko, ntafatwe nkatwe, kuko amaraso ye yari afite ubuziranenge 100% kuva icyo gihe na n'ubu. Akaba yo mpamvu yaducunguye nk'uko tugiye kubibona. Tubibonera rero ijambo ry'Imana rishobora koza amaraso yacu tukezwa. Ese ni gute ijambo ry'Imana ryakoza amaraso yacu kugira ngo twezwe nanone? Nta handi rero tubibona usibye muri Yohana 1:1. Yohana wa mbere 1. Uribuka neza ko mu ntangiriro Ijambo yari Imana, kandi Ijambo yari kumwe n'Imana, Ijambo yari Imana. Ijambo uvugwa rero ni Kristo. Kristo niyo ari ijambo ry'Imana, kandi akaba yari kumwe n'Imana, akaba ari nawe Ijambo, akaba yari Imana. Ni ukuvuga ngo amaraso ya Kristo niyo ducunguzwa, kuko ari ryo jambo ry'Imana ryahoranye n'Imana kuva ku itangiriro. Niyo mpamvu rero Adamu amaze gucumura, twese twaba ibyaha kubera icyaha cy'inkomoko. Niyo mpamvu ya maraso adafite inenge na gato ya Kristo ariyo twari dukeneye, kugira ngo Imana yaducunguze twongere tugirirwe imbabazi nk'uko tugiye kubireba. Amaraso ya Kristo yari akenewe kugira ngo ibyaha byacu byose abitwikire, abyorose, abivaneho, twongere kugaragara nk'abadafite ibyaha by'inkomoko imbere y'Imana. Ibyo tubisoma muri Efeso 1:7. Nk'uko tubizi, amaraso y'umwami wacu Kristo niyo yaducunguye. Bivuze ngo ibyaha byacu byarababariwe. Aho rero niho tubona ko ubuntu bw'Imana bukomeye. Nicyo kitwereka ko ubuntu bw'Imana bukomeye, kuko Imana yafashe amaraso ya Kristo aba ariyo iducunguza kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Niba rero umuntu warababariwe kubera amaraso y'umwana w'Imana Kristo, wimena amaraso, wirye inyama zirimo amaraso, kuko muri aya maraso niho harimo ubugingo. Kanguka usome ijambo, wuzure umwuka, kuko iryo jambo ry'Imana rishobora koza ibyaha byawe rikakugira mushya muri Kristo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.